mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yarari kumwe na musaza wa Evan. Aha yaramusanze mu bitaro Tania yararimo abaza musaza we ati se byakugendekeye gute? Gute wisanze umeze gutya? Mbwira. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Tania ndetse na musaza we Evan. Evan abwira Tania akambwira ati mushiki wanjye nari ngukumbuye. Nari mfite ubwoba ko ntazigera nongera kukubona. Ni iby'umugisha ko nongeye kukubona. Nahoranaga ubwoba nibwira ko ahari nshobora kuzapfa ntagize ihirwe ryo kongera kukubona. Nabura mbashije gushima Imana ko kano kanya ngize ihirwe ryo kongera kukubona. Ubu niyo napfa nta kibazo. Tania ati Evan, ibintu byose uri kumbwira ntabwo nshaka kubyumva. Urimo uranjijisha kandi nakubajije ikibazo cyumvikana. Byagenze gute mwana wa mama? Gute uri hano kwa muganga? Gute mbona umutwe wose upfutse? Ni ibipfuko gusa ahantu hose. Ngaho wikoreye akaboko. What happened? Who did this to you? Evan ati Tania, basi uri kwizera ko nari ngukumbuye? Tania atari ko winjijisha. Mbwira. Evan aratekereza cyane akibaza icyo ari busubize mushiki we Tania. Mu mutima akibwira tuyu ni mushiki wanjye nibwo agitaha. Ese ndamwakiriza ibibazo byanjye n'amakuba yanjye? Ese aho byaba biri feya? No, nta mpamvu. Aramwenyura akambwira ati Tania, ni accident nakoze. Ni umuntu wangonze ariko ntabwo yabishakaga. Tania ati biri serious se? Uwo muntu se yakugonze nyine ntabwo yarebaga. Yari ari kuri speed inganite ku buryo agonga umuntu. Evan ati Tania, ibintu byose bibaho kubw'impamvu. Ikindi kandi mwana wa mama, impanuka ni ikintu umuntu adashobora gukumira igihe cyose nyine kigiye kuba. Ni ikintu kiba umuntu atagishakaga nangwa se atagiteguye. Niyo mpamvu rero utakabaye unabitindaho cyane. Gusa nyine nuko bimeze. Tania yariyumvira avuga ati Evan, ntabwo nzi ikintu nshobora gukora ndamutse nkubuze mu buzima bwanjye. Uri umuvandimwe wanjye umwe rukumbi ngira. Aka kanya niyo nabura data nangwa mama, ariko naba mbizi ko mfite umuvandimwe. Njya nicara nkibuka mu bwana ibyo mama yajyaga adukorera, uburyo yajyaga adukubita,
nkanibuka uburyo mama yanjyanye igitaraganya agira ngo antandukanye nawe, nkumva ndababaye. Ahari Maya yabikoze azi ko agiye kudutandukanya burundu, yabikoze azi ko nzakwibagirwa, ariko ntiyari azi ko aribwo ampaye impamvu zo kugukunda no gukomeza kugutekerezaho. Uri musaza wanjye pe, ariko nkukunda urukundo nanjye ubwanjye ntabona uko nsobanura. Uri byose mu buzima bwanjye, niyo nabura byose mfite, ariko wowe ngufite I know naba mfite byose. Ndabizi ko nawe unkunda, ibyo rero bigomba kuduha imbaraga zo gukundana. Icyaba icyo ari cyo cyose Evan, nzaguma mu ruhande rwawe, nzaguma ngukunde, nzakwitaho, kandi ndagusezeranya uzava muri ibi bitaro uri muzima. Ituze akomeza kuganira na Tania, hashira akanya Latina nawe akinjira. Akinjira Tania ahera ko yikanga, areba Latina, akareba na Evan bikamucanga. Latina nawe areba Evan, akareba na Tania, kumva biramucanze. Mu mutima akibaza, ese uyu yaba ari nde? Yaba ari girlfriend we se? Arijijisha akavuga ati sorry niba mbarogoye, ariko nari nje kureba uko Evan ameze. Tania ati oh, nta kibazo bambi naguturogoye. Ngo uyu nyine ari aho ameze neza, biri kugenda biza gake gake. Latina yegera Evan akamubaza ati none se uri kwiyumva gute? Basi urumva hari agatege uri gutora? Nari mfite ubwoba ko utazigera ukanguka, nari mfite ubwoba ko ngiye kukubura burundu. Evan ati humura, Imana yo mu ijuru yabanye nanjye, Imana yandinze, uburinzi bwayo bwambayeho. Ese we mwese ni gutya mwari mumpangayikiye? Ese burya nkundwa bigeze aha? Tania tugize ngo iki? Uri gushidikanya ku rukundo tugukunda? Evan, nk'uko nabikubwiye, nakubwiye ngo nabura byose, ariko aho kugira ngo mbure wowe. Ibiriho byose byarangira, bigashira bikarangira, ariko nkakugumana. Rero ntuzongere gukina n'ijambo ngo ese tugukunda bingana gutyo, ahubwo tugukunda birenze uko tubivuga, birenze n'uko ubitekereza nangwa se n'uko ubyumva. Latina byose arabyumva, hakitegereza Tania, ariko bikamushobera. Yitegereza Tania, kareba uburyo ari kwita kuri Evan, kareba uburyo ari kumubwira, uburyo amuvugishamo,
Tani akajya acishamo akamukoraho amubaza niba ari kubabara, nyine ukabona ko bishimye bari guseka. Latini arabireba bikamubabaza akababara cyane, ahera akasohoka ababaye n'umubabaro mwinshi. Mu gusohoka ahura na Rihan yaraje kumureba. Rihan ati wow, wakangutse? Latina aho kumusubiza araturika akarira. Rihan ati se none subaye iki? Noneho kandi bikugendekeye gute? Hari umuntu muhoya kubwira nabi? Latina ati Rihan, mbwira, umenya hari nasaze, ntabwo nzi ukuntu ndi kwiyumva. Rihan ati none se ubaye iki? Uri kwiyumva gute? Bikugendekeye gute? Latina ati Rihan, ese burya nuko bimera, nuko bigenda? Ese bijya bibaho ko uhura n'umuntu ukisanga wamukunze? Rihan ati hari umuntu muhuye se uramukunda kandi uri mu rukundo? Undi ati yewe nsubiza. Rihan ati birashoboka, none ngiye ko ngukunda? Ati natariko ibyo si byo mvuze, nakubajije bibaho ko ushobora guhura n'umuntu mutaramaranye igihe kinini, yewe muziranye, ukisanga wamukunze? Ese ubundi birakwiye ko umukobwa yisanga ari gukunda umusore? Rihan ati rega namwe murabikwiye, none se mwe mufite umupaka wo gukunda no kudakunda? Namwe mwakunda, namwe byababera. None se wakunze? Ubwo wakunze wahe? Komeruka waguye shock, wabaye shocked. Hari umuntu mwahuriye iyo ngiyo, nangwa n'inzozi warose? Latina ati Rihan, please gabanya imikino, I'm serious. Rihan ati se ndabibona ko uri serious, ariko si uwo muntu wakunze ninde? Nose ubundi kuba wamukunze ni ikibazo? Latina atashobora kuba afite undi muntu bakundana, ashobora kuba afite undi muntu akunda, nabyiboneye n'amaso yanjye. Basi ngwino nkwereke. Rihan ati ariko rero nawe nteze ibibazo, ubu ugiye kunjyana nanone twongere duhure n'ibibazo. Kuri iyi nshuro banza umbwire ni ibiki tugiye kureba. Latina ati tujye kureba Evan, urebe umukobwa bari kumwe, umenya none hariwe bari gukundana. Nako ubundi wasanga ari na girlfriend we, ubundi se ubundi nabibwirwa n'iki? Wabona banamaranye n'igihe. Rihan ati none se yabikubwiye? Yigeze atobora ngo abikubwire? Latina ati no, ariko uburyo bameze, buryo ari kumwitaho, buryo ari kumwitwaraho, byangaragarije ikindi kintu. Ati ngaho nyumvira, ibyo byonyine ntiyigeze atobora ngo akubwire uko bimeze. Wowe gusura aho ngaho uriyo urakeka, ibintu ntabwo ari fair. Latina, niba ushaka kumenya ukuri genda wegere Evan n'uwo mukobwa ubabaze, umutima wawe utuze. Ariko si ubundi nkubaze,
njyewe Rihani wamburanye iki? Nakoze uko nshoboye nkwereka ko ngukunda, mbikubwira buri munsi, ariko Latina nta na rimwe ujya ubiha agaciro. Iteka mba ndi iruhande rwawe, iteka mba ndi hafi yawe. Ibibazo byose ugira n'ibyo unyuramo, njyewe Rihani mba mpari ku bwawe. Ese kuki ngiye gutankunda? Kuki umutima wawe utawunyerekezaho? Ibyo byose ubikorera iki? Ese hari icyo nashoboye kuguha? Ese ubona ntagukunda uko bikwiriye? Kuki ukomeza kumbabaza mu gushaka gukundana n'abandi basore? Ati Rihani, I know urankunda, ariko Rihani remember, njye nawe twarakoranye, twabaye inshuti kuva mu bwana. Uzi impamvu kwizera ko nkunda n'uyu munsi byananiye? Twakuze twakitinga nka brother and sister. We were like brothers and sisters. Sibyo? You know umukobwa mwakundanaga nari muzi. Njye ntabwo nespectingaga ubushuti burenze. Numvaga ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Siniyumvishaga ko nshobora kuzisanga ndi gukundwa nawe, nkundwa nawe Rihani, byongeye urukundo rutandukanye n'urw'ikivandimwe. Urabizi iyo wagiranaga ikibazo na girlfriend wawe, ninjye wabungaga, nabaga mpare ku bwawe nawe, nkamufata nka muramukazi wanjye, nkagufata nka brother wanjye. So ntabwo numva uburyo kano kanya byaba byarahindutse. Ese Rihani, ubundi byaje gute? Wankunze ute? Urabizi abantu bose mwateretanaga nabaga mbazi. Mbere yo kudetinga umukobwa warabanza gukabimbwira nkabimenya. None se waje guhindura ute intekerezo zawe? Gute wisanze ukunda njyewe Latina? Rihani, ndi sister wawe. I'm your sister. Rihani ati Latina, ntabwo uri sister wanjye, nta nubwo uzigera uba sister, uri uwo nkunda. Latina ati Rihani, ntabwo ndi uwo ukunda, ndi sister wawe, byemere. Rihani, gabanya imikino, gabanya imiteto. Urabizi uburyo ngufata? None se bigiye kuba kaya ndirimbo ngo bitangira umuntu ufata nka sister bikarangira nyine abaye sweet? Rihani, njye nawe ntabwo twaremewe gukundana, twaremewe kuba abavandimwe, and you have to accept it. Ahubwo ngwino tujyane. Rihani ati Latina, ntacyo nzakomeza gutegereza kugeza igihe uzagera aho ngaho ukumvira ukuri k'umutima wanjye, kandi ndabizi one day uzanyumva
Latina ati okay, reka tubiharire igihe, ahari wenda habaho gutegereza, we never know. Bagira gutya bakajya kureba Evan ndetse na Tania. Bakihagera koko basanga Tania arimo agaburira Ituze. Latina arababara. Tania ahera akamuhamagara akamubwira ati ngwino hano, injira, ntago ndakumenya, nta nubwo sinzi n'amazina yawe, ntabwo twigeze twibwirana, ariko it seems wita kuri Evan cyane. Anyway, njye nitwa Tania. Latina ati nanjye nitwa Latina, uyu turi kumwe yitwa Rihanna. Tania ati oh wow, byiza cyane, nishimiye kubamenya. Ahubwo se Evan, kutari wambwiye ko ufite abashuti bawe, aba ni inshuti zawe? Evan abitekerezaho, kibaza niba ari inshuti ya Tania nako ari inshuti ya Latina. Kibaza niba akareba Rihanna, akabona we ni n'ubwa mbere mubonye, ntago asanzwe muzi, ariko akijijisha akamubwira ati ndari bukubwire, ariko nyine icyiza barahari muribwirana. Batangira kuganira ari nako bibwirana, bakageraho bagasabana. Ariko Latina agakomeza kugira ikibazo cyo kwibaza niba Tania na Evan baba bakundana. Ukabona ntago ari comfortable, ukabona nyine ntatuje, arakomeza nyine yitegereza, areba uburyo Tania yitwara kuri musaza we, bikamushobera. Bakiri aho barimo baganira, Hirwa ahera ko yinjira. Mu kwinjira ahera akabaza Rihanna, akamubwira ati Rihanna, uracyari hano? Rihanna ati erega ntabwo nagenda nsize Latina. Hirwa ati ariko se Latina, niki wampereye umuhungu kagukunda nk'umusazi? Aratinda ati uncle, nawe aho ngaho rwose urarengereye, ngo nda nk'umusazi kandi? Ati yego, ibaze ko nta kintu n'ikintu na kimwe ashobora gukora atakuvuze. Twaramwinginze ngo ataharanga. Ati naramwenyura ariko akirinda kugira byinshi avuga. Hirwa yegera Evan, batangira kumubaza uko ameze, kagira imiti amutera, ari nako amuganiriza, amubaza uko yiyumva. Aramwitegereza cyane, akumva afite amatsiko yo kugira ikintu amubaza. Ahera akasaba Latina, Tania ndetse na Rihanna kuba basohotse, agasigarana na Evan. Kuko barasohoka, Hirwa ahera akabaza Evan, tumubaza ati Ituze,
maze iminsi nibaza ibintu byinshi ndetse nkumva mfite n'amatsiko menshi. Nari mfite mushiki wanjye mbere yuko nkubwira inkuru ngiye kukubwira, nuko nyine neza amazina yawe arahura neza n'ay'umwana wa mushiki wanjye twabuze akiri uruhinja. Kandi nanone nakitegereza amazina ya papa wawe nkabona arasa neza n'aya papa we, ariko aho bitandukanira ni amazina ya mama. Evan ati nose ubwo ibyo bintu byaba bihura gute, byaba bisa gute? Ntabwo ndi gusobanukirwa. Hirwa ati Evan, kuva nakubona niyumvisemo ikintu kidasanzwe. Mba numva nshaka kumenya uko umeze, nshaka kuganira nawe, nshaka kukwitaho, ibintu bitajya bimbaho, ibintu bidasanzwe. Kubera kugutekerezaho cyane no kumva nguhangayikiye, byatumye njya muri documents zawe nshakisha amakuru yawe, menya byose kuri wowe. Ariko nanone nkibaza bikancanga. Nari mfite mushiki wanjye witwaga Lina. Ari hafi gusoza kwiga, yakundanye n'umusore witwa Ali. Birangira muteye inda. Ni inkuru ndende cyane, ntabwo nayikubarira ngo nyivemo. Gusa icyo nakubwira ni uko mushiki wanjye yapfuye yabyaye umwana w'umuhungu. Ndetse yasize adusabye ko umwana we tuzamwita Ituze Evan, kandi nawe niko witwa. Mperuka uwo mwana avuka pe, ariko ntabwo nzi irengero ryiwe. Mushiki wanjye akimara gupfa, nabaye nkugiye mu yindi si nanjye ubwenge ntashobora gusobanura. Nagize trauma. Nagize agahinda gakabije, kwiyakira birananira. Byantwaye igihe kugira ngo nongere nisuganye, numve ntuje, ariko byari bigoye pe. Twese muri family yanjye nta muntu n'uyu n'umwe uzi irengero ry'uwo mwana. Evan ati se bibaho? Ariko birashoboka. Nase ubundi uwo Lina niwe wari mama wa Evan? Undi ati yego. Evan ati ndumva ngize amatsiko yo kureba uwo Evan. Duhuje ibintu byose ariko tugatandukanira kuri ba mama gusa. Ariko disi ndakwifuriza kuzamubona. Imana yo mu ijuru izagufasha umubone. Njye rero ndumva ntari uwa Evan, kubera ko njye ababyeyi banjye bombi ndabafite. Kandi urumva aho dutandukanira n'uwo Evan, we nyine ntabwo afite mama we, kandi njye mama ndamufite. Mama wanjye ni Maya, nta wundi mama nzi.
rero ndumva utakomeza kunyibazaho unatekereza ko naba ndi uwo mu Evan. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aho Hirwa kuba aganiriye na Evan biraza kumutera gukomeza gushakisha? Ese kuba Evan amubwiye ko Maya ari we mama we basamatse ko yiwe arashize? Ese aho umunsi Evan yamenye ko Maya atari mama we bizagenda gute? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete, ninjye wandika kandi ni nanjye wibageza.